Muraho neza abakunzi bacu, tubahaye ikaze kuri channel yacu ijambo ry'umutima. Turizera ko mumeze neza. Tubashimiye ko mukomeje kuduha feedback ndetse mukatwereka ko mudukurikiye. Turabishimiye, turabakunda, ni mwe inshuti zacu. Turabasaba ngo n'abatarakora subscribe bayikore ndetse mukande like, musharinge video zabanje ndetse n'iyi tugiye kubagezaho nayo byaba byiza mubikoze. Uyu munsi tuzanye inkuru irimo urukundo, irimo inyigisho, irimo isomo wakuramo nk'umuntu uri muri ubu buzima busanzwe. Mudukurikire mubane natwe kuva itangiye kugeza isoje, twizeye ko iri bugende neza. Iyo tubazaniye uyu munsi rero, yo ni ubuhamya butari bugufi, ubuhamya burebure bw'inkuru yabaye ndetse n'ugiye kuyitugezaho agiye kutubwira ibyamubayeho. Turabasaba ngo muyikunde, muyilikinge, muyisharinge, mutere comment, n'abatarakanda subscribe kandi muyikande kugira ngo dukomeze tuzamuke. Ugiye kutugezaho ubuhamya aratangira agira ati: hari igihe nari imeze neza, umutima wanjye wari wuzuye ibyishimo, inzozi, ibyiringiro by'ubuzima. Ndatekerezaga ko byose bishoboka iyo umuntu akunda by'ukuri. Nahuye n'umuntu wagize icyo ahindura ku buzima bwanjye. Ababyumva mushobora gutekereza ko yari mwiza cyangwa hari ikindi yakoze. Si uko yari mwiza cyane, oya, ahubwo yari afite uburyo bwo kumva, uburyo bwo gutuma wiyumva ufite agaciro. Mu buryo iyo mwabaga muri kumwe yakwerekaga ko uri umuntu w'ingenzi kuri iyi si kurusha ibindi byose ndetse n'abandi bose. Buri munsi twaganiraga amasaha menshi. Yamaga impamvu yo kuzinduka mu gitondo ndetse no gukomeza no kwizera ko urukundo rw'ukuri rubaho. Amatsiko mu byo abandi bavugaga kuko ku mutima wanjye nari nabonye umuntu wanjye. Kuko iminsi yagiye ishira, ibintu byatangiye guhinduka. Yatangiye kubura igihe, ubutumwa bwe burahinduka, ijwi rye rirahinduka. Naragerageje kwihangana, ariko umutima wanjye wamenyereye kumva ijwi rye, wamenyeretse ko kubona izina rye rihamagaye kuri fone bidahagije. Umunsi umwe nasanze yitonze cyane. Sinari nzi ko uwo munsi ari wo wari ugiye guhinduka byose. Yambwiye amagambo make ariko afite uburebure. Agira ati: nkeneye kuruhuka gato. Hari ibintu byinshi binkomereye mu mutwe. Sinzi niba nzongera kuba umuntu ukunda nk'uko nakundaga. Ayo magambo yarantunguye, numa iminwa, amarira atangira kunyuzuraho, ariko ndihangana. Mvuze induru, sinigeze mvuga amagambo mabi, naramubwiye gusa nyine icyo ukeneye ari umwanya ndawuguhaye, ariko humure ndagusengera kugira ngo ube amahoro. Tekerezaga ko hari ikiruhuko gito akeneye, ariko sibyo. Icyo gihe nibwo urukundo rwacu rwarangiye. Ikurikiyeho yari mibi kurusha ikindi gihe cyose mu buzima bwanjye. Nararyaga ariko nkumva nta kintu kirusha. Urwo namukundaga icyanga. Kuva ubwo nararyamaga sinsinzire, narya singira apeti ndetse nkumva nta n'ibyo nshaka. Umutima wanjye naratekerezaga nti: ese basi we yaba yibuka byibura n'ibindi bihe byiza twagiranye n'umunsi umwe? Nyuma yaho nagerageje kumwandikira ariko ntiyansubiza. Umunsi umwe nabonye amafoto ye ku mbuga nkoranyambaga, ariko kuri iyo nshuro ntabwo yari wenyine, ahubwo yari ari kumwe n'undi mukobwa. Nkibibona umutima wanjye waramenetse. Nabonye ibyo nashoboraga kwihanganira. Sinigeze mvuga byinshi ndetse sinigeze ndwana n'undi mukobwa. Nahitagamo guceceka kuko ubwo yari afite undi byari bisobanutse ko urukundo rwacu rwarangiye. Iminsi yakurikiyeho nabaye umuntu wundi. Sinari nshaka gusohoka, sinashakaga kuvugana n'inshuti. Nari narahindutse umuntu wacecetse, umuntu ufite umutima umenetse, igikomere kigaragara ariko gikomeye cyane. Umwe ubwo nari nicaye ku ntebe yo ku rusengero, umusaza yavuze amagambo ntazibagirwa. Nawe wifuza kubimenya. Yaravuze ati: hari igihe kimwe Imana ikura ibyiza mu maso yawe, wowe ubona ko ari byiza, ariko igamije kuguha ibindi byiza kurushaho, ariko byo mu mutima wawe atari ibyo ku maso yawe. Ayo magambo yandemye umutima. Nabimenye ko ibyo nanyuzemo byose byari impamvu yanjye yo gukura, yo kumenya ko umutima ukunda nuko ukira. Ubu narakize. Ntabwo bivuze ko nakibuka, oya, ahubwo bivuze ko ibyo nibuka bitankomeretsa nk'uko byahoze.
iyo nibutse ijwi rye cyangwa uburyo yasetsaga numva ari kimwe mu byagenze neza ariko bigomba kugenda. Namenye ko urukundo si ibintu byo guhora uhorana n'umuntu, ahubwo ni ibintu byo kumenya gukunda no kubabarira. Namenye ko gukunda by'ukuri ari igihe ushobora kurekura umuntu ariko ugasigara umwifuriza amahoro. Reka mbabwire, ubu uwo nakundaga akundwa n'undi ndetse bamaranye igihe kinini, nubwo narabona uwusimbura ndetse uwo muri uwo mutima yakomerekeje, ariko ndacyamwifuriza ibyiza ndetse ndacyamwifuriza n'amahoro, aribyo nifuriza na buri umwe wese. Bwira ntabwo bivuze ko gukundana n'umuntu bivuze kubana nawe, ariyo mpamvu ugomba kugira atansiyo. Ntumukunde rw'urumamo rwa rundi umwereka ko uri kumwe nawe ariko nta gahunda umufiteho, ariko nanone ntumwihe wese kubera yuko ejo bishobora guhinduka. Kuko uyu munsi ubu mbabwira, uwari umukunzi wanjye ni umukunzi w'abandi, ndetse nawe witekerezeho urasanga uwo wakundaga mbere ubu nawe akunda abandi, cyangwa nawe ubu ngubu ari wowe usigaye ukunda abandi. Ese utekereza iki iyo uza kuba waramwihaye wese ubu ngubu burira bingana iki? Ndatekereza ko iyo mvuze ko mwiha wese aba ari kunyumva, bari kumva icyo nshatse kuvuga, cya kindi ushobora kumukorera kikagusigira igikomere uzicuza mu buzima bwawe bwose. Ariko nanone simvuze ngo uwo ukunda n'umugirira ibyiza bizasigara ari urwibutso hagati yanyu, ariko nanone hari aho ushobora kugarukira. Ubu nanjye mbabwira hari byinshi ntekereza nkumva ndababaye, ariko nanone nkibuka ko narekuye, nkibuka ko uwo nakabaye ndi kwita irindi zina ritandukanye n'iryo namwitaga ubu ari kuryitwa n'abandi. Icyo mbifurije rero mwese ni ugukunda kandi mukagira urukundo rw'ukuri, ariko nanone mwibuke gukunda mwizigamira hahandi hazasigara ubwo muzaba mutandukanye, hahandi uzabasha gusigarana nk'agace gatoya ko kukuramira umutima, ko kuguhumuriza, ko kukumvisha ko ubuzima butarangiye. Na n'ubu ndi kubaganirira si uko nakize burundu, ariko ndacyategerejeho urukundo rwanjye rw'ubuzima bwanjye, uzaza akamfasha kubaka ndetse no guhoma ahasize hamenwa n'uwo nguwo, ngo ndavuga mu mutima wanjye, kuko hari ibindi byinshi bikibitsemo binyibutsa yuko nari mfite umuntu ubu akaba atagihari. Ariko bavandimwe mwese muri kunkurikira, ubu ndatuje, nta kindi kinturishije, nta kindi gituma numva mfite umutima utuje, nuko nakunze nkakunda bya nyabyo, ariko nanone nkakunda nizigama. Nicyo mbifuriza mwese rero, ubuhamya bwanjye ntaho burangiriye kandi ndabakunda. Bakunzi bacu rero tubashimiye ko mwabanye natwe, inkuru yacu ubuhamya bwacu twabagezagaho burarangiye. Turabinginze ngo mukande subscribe, mudusharinge kandi mukande comment, mutubwire ese ubuhamya bubasigira ihe somo, mwabwumvishe mute? Ese dukomeze? Ese tuzabagezeho iki kindi mu utaha mu nkuru zacu zitaha? Inkuru zacu rero nakagaruka. Ciao ciao.